twicishe bugufi dusenge. Turagushimye Mana nzima, Mana yera, Mana ikomeye, Mana itari ikigirwamana, Mana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Byiringiro by'umugisha, soko y'agakiza, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye muri aka kanya kuba wemeye yuko mbana n'abana bawe, nkaba ngiye kubana n'iri torero ryo mu Bwongereza, nkaba ndi kumwe n'abana bavuye imihanda yose. Ndaguhamagaye nyakubahwa kugira ngo uzubane natwe, ndaguhamagaye nyakubahwa kugira ngo uze wigaragaze, ndaguhamagaye kugira ngo mwuka wawe wera wenyine azabe hagati muri twe, ntihagire uwundi ugaragara, ntihagire ikindi cyumvikana uretse izina ryawe rigomba guhabwa icyubahiro kugeza ku musozo ari wo bushimwe, kuko tubigusabye data wa twese mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugiye kuganira rero, reka dufate Bibiliya zacu kugira ngo tugendane neza. Tugiye kureba mu gitabo nabahaye, tugiye kwigiramo cya Luka igice cya 3 umurongo guhera ku murongo wa 4. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Yohana Umubatiza atangira kwigisha no kubatiza. Iyo dusomye Bibiliya y'Icyongereza ya King James ntabwo igaragaza, iyo ntabwo ijya ishyiramo aya matitre, abazifite murabizi ntabwo ajya ashyiramo iyi mitwe iboneka muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko byagiyemo hari kugira ngo bibashe gufasha abasomyi biborohere nko gushaka ahantu. Rero tugiye gusoma, hanyuma twumve, turagenda dusoma mu magambo make tugendane neza. Yohana Umubatiza atangira kwigisha no kubatiza. Nuko mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ya Kayisari Tiberiyo, ubwo Ponsiyo Pilato yari umutegeka w'i Yudaya, na Herode ari umwami w'i Galilaya, na Filipo mwene se ari umwami wa Ituraya n'uw'igihugu cya Tirakoniti, na Rusaniya ari umwami wa Abirene, Ana na Kayafa ari abatambyi bakuru, nibwo ijambo ry'Imana ryageze kuri Yohana mwene Zakariya ari mu butayu. Ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, abwira abantu iby'umubatizo wo kwihana no kubabarirwa ibyaha, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangururira mu butayu, nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa, igikombe cyose mumbabariraho, igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Aya magambo yari yaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya, ariko noneho uwo muhanuzi Yesaya yari yarayahawe n'Uwiteka. Maze arangije arayavuga icyo gihe rero noneho niho cyari gisohoye, uyu muhungu wa Zekariya amaze kuvuka, amaze kuboneka. Nk'uko tubizi mu mateka, tubona yuko Zakariya yari umutambyi mukuru. Kugira ngo Yohana avuke, yavutse mu mirimo n'ibitangaza, kandi avuka ari integuza ya Yesu, aragenda ajya kuba mu butayu. Agiye mu butayu rero, mu by'ukuri ntabwo yari yarabuze ibyo arya ku mutambyi mukuru, ahubwo yumviye ijwi ry'Imana, aragenda yirinda ikintu cyose gishobora gutuma atazabasha gukora ibyo Uwiteka yashatse. Ajya mu butayu, arangije arahaguruka. Yohana ngo ahugura abashakaga kwihana, yari amaze gukura. Tuzi ko aho yabaga yaryaga ubuki bw'ubuhura, ntaho yahuraga n'ibimunezeza ku buryo ashobora kurengwa akirengagiza icyo Imana yashakaga.
aratangira ngo nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati mwabana b'inshiramwe ninde wababwiye ngo muhunge umujinya uzatera ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. N'ubu intore zigeze mu gishyitsi by'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati none se tugire dute? Arabasubiza ati ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira cyo nawe. Ahangaha Yohana yatangiye ababwira ati mukwiye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Kandi ntimuvuge ko ibintu musanzwe mubizi, ntimuvuge ko mwabibwiwe kuva kera, ntimubwire yuko mwabivukiyemo, ubu noneho igihe kirageze ngo ibyanyu bigaragare. Niyo mpamvu mukwiriye kwera imbuto zikwiriye abagize gute abo turi kumwe, zikwiriye abihannye. Noneho arakomeza arababwira, abantu baramubaza bati none twagira gute? Ababwira ko ufite imyenda ibiri umwe awuha mugenzi we. Simeo yihangane twasenganye mu gitondo aho yasengeye yabajije icyo kibazo. Arabaza ati none ibyo bintu by'urukundo bimeze gutyo byo kuba, kuko muri icyo cyigisho cy'ishuri ryo ku Isabato twizemo amagambo yavugaga ibyerekeranye no gucumbikira abashyitsi, imico, imirimo igomba kuranga abizera. Noneho uwo twari twicaranye arambaza ati si ibyo biracyakorwa? Dusanga ari ibintu byabaye nk'umuhango wo kubisoma gusa, tugasoma Bibiliya tukabisomera abandi, tukabibwira abandi, ariko twarangiza twebwe ntitugire icyo tubikoraho. Yohana rero yaraje aravuga tumva agasozi kose kagomba kugira uko kamera. Dusubiye ku murongo wa 5 aravuga ati igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bigomba kuringanizwa. Yagombaga kuringaniza buri hantu hose rero Yohana, kuko yari yarabayeho mu buryo budasanzwe kandi yari yarahamagawe mu buryo budasanzwe. Noneho rero byari ngombwa yuko agomba kuringaniza ibyo byose byagombaga kuringanizwa. Arababwira ati ufite umwenda umwe, ufite imyenda ibiri, nako ufite imyenda ibiri umwe nawuhe mugenzi we. Hari baramubwira bati none twagira gute? Ku murongo wa 11 ku murongo wa 12 n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe, baramubaza bati mwigisha tugire gute? Arabasubiza ati ntimukaka abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati natwe tugire gute? Arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa se ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bijye bibanyura. Ibihembo byanyu bijye bibanyura. Ahangaha hari abantu batatu, aha hari rubanda, aha hari n'abakoresha b'ikoro, aha hari n'abasirikare. Abo bantu bose bari bahari nibo baba mu myanya y'ubuyobozi n'ubwisi, nibo bagombaga gufata ibyemezo muri kiriya gihe cyari kigoye. Iyo dusomye hano mwumva uko hakomeza hatubwira ngo ku murongo wa 15 nuko abo bantu bagira amatsiko bose, bibwira yuko ahari none Yohana yaba ari we Kristo. Nuko Yohana abasubiza bose ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi, ariko hazazundusha ubushobozi, ndetse ntibikwiriye ko napfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Uwo ni we uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe kandi
neza imbuga ye, amasaka ayahunike mu kigega cye, naho umurama azawucisha hehe? Abo turi kumwe, azawugira ate? Azawucanisha umuriro, kandi uwo muriro uzaba utagira gute? Azawucanisha umuriro utazima. Nukuvuga ngo abazima bagomba kugira aho bajya, nkuko hano ibyanditswe bibivuga, ariko abagereranywa n'iki? Abo turi kumwe, nshaka ko tujyana, nkabona ko turi kumwe. Abagereranywa n'umurama bo bagomba gushyirwa mu muriro, barangiza bagacanwa. Aha rero arakomeza arababwira ati, akomeza kubabwira amagambo y'ubutumwa bwiza, kandi abahuguza byinshi. Ariko muri icyo gihe umwami Herode acyashywe na Yohana kubwa Herodiya mukamwene se, no kubw'ibindi bibi yari yarakoze. Kuri ibyo byose yongeraho iki? Afata Yohana amushyira mu nzu y'imbohe. Mubyumve, aha hantu turahabona ibintu bigeze kuri 5. Tuhabonye noneho na Herode. Herode wari uyoboye abayuda, kandi Herode yari umuroma, sibyo? Abo turi kujyana. Herode yari umuroma, yego, Herode yari umuroma, kandi yari ayoboye abayuda, kandi habonetse abakoresha b'ikoro, kandi habonetse abasirikare, kandi habonetse na rubanda. Bagombaga kureba ibyo bintu bari babirimo, bibaza icyo bagomba gukora. Iyo dukomeje gusoma murakoze, dukomeje gusoma nanone tukagenda tukajya hariya muri nguko bivuze muri Mariko igice cya 6. Reka tujyane muri Mariko igice cya 6. Muri Mariko igice cya 6 ku murongo wa 14 abahari aho umutwe waho wanditse ngwiki? Abafite Bibiliya z'Ikinyarwanda, umutwe waho wanditse ngwiki? Herode yica Yohana Umubatiza. Herode yica Yohana Umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva yuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana Umubatiza yazutse. Kuko iki gihe nukuvuga ngo twabonye ko hariya yari yaramufungishije. Ariko wenda twihuse dusimbutse gato tukaye ku murongo wa 16, reka tuhasome twumva uko havuga ngo, ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe kubwa Herodiya wari mukamwene se Filipo, kuko Herode yari yaramucyuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko ucyura mukamwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira, ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Haleluya! Noneho hepfo harakomeza hatubwira ngo, noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode. Ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya bose ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina. Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira
ati icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nubwo umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye bona nuba umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati nsaba iki? Aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndashaka kuma nona igihanga cya Yohana umubatiza kumbe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abo basangira, nawe ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana kumbehe, agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajyana umubyimba bamushyira hehe? Bawushyira mu mva. Mu by'ukuri ahangaha nabahaye ayandi masomo avuga byinshi mu byo tugiye kuganira, muzayasoma murebe. Nuko nanze kuvuga ibintu ntabibasomeye ngo tubanze tubirebe, ariko ndashaka yuko tuganira. Herode uyu nguyu yari umwami w'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma bwari bugeze kure abana b'Imana, bari barushye, bari bananiwe, ngo ku buryo imisoro yari ibagejeje kure. Barira bavuga bati niki gishobora kudukiza iyi ngoma y'Abaroma? Niki gishobora kuturokora? Haravuga mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ku cyigisho cya 22 ahavuga iby'urupfu no gufunga kwa Yohana, hari ikintu bahatubwiraho. Baravuga ngo Herode agereranywa n'ubutegetsi muri iki gihe, nguko buzifatanya n'ubupapa. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwo mu isi yose, ngira ngo ubu ngubu noneho ntitukibishidikanyaho, kuko bwamaze kwifatanya n'ubupapa muri rusange ku isi yose. Kuko ushatse kugira wese icyo akora no kugira icyo ageraho no kwerekana ko yakomeye n'urwego yaba ariho yose, nuko abanza kwifatanya n'ubupapa kandi agasinyana amasezerano nabo. Twaba twabimenye, twaba tutanabimenye, ibyo byose amaso yacu ari kubibona neza. Hano rero ngo bari bababaye, bafite amarira, inzara ibishe, bari mu gahinda, ubukene bubagejeje kure, barira ngo bibaza ikintu gishobora kubakura muri iyo nzara n'ubwo bukene n'uwo mubabaro, ngo amarira yarabagejeje kure. Bumvise Yohana bagira ngo hari ikintu ari buhindure, ariko Yohana yahamyaga uwo nguwo wagombaga kuza akaza akabaruhura. Imiruho rero yabaruhuraga, bo bumvaga ari imiruho y'ibigaragara. Niyo mpamvu habaye ikibazo cyane. Maze rero Yohana aza icyaha n'igisa nacyo, aravuga ati ndababwiza ukuri, ni mwere imbuto zikwiriye abagize gute? Mwere imbuto zikwiriye abihannye. Muhindura ibintu byose. Uwari igisambo ahinduka umunyabuntu, uwasoreshaga ibidakwiriye asoresha ibikwiriye kandi anyurwe n'ibihembo bye. Abavandimwe bamaze kutubwira ibyerekeranye n'ukuntu abantu bamaze gutwarwa n'ifaranga, ku buryo iby'Imana byo batakibitekereza. Noneho arangije uyu mugabo Herode ngo yari yarakoze ibintu bibi, maze muri ibyo bintu yakoze bibi ahitamo yongeraho no gufunga umwana w'Imana Yohana. Iyo dusomye rero tubona yuko iki gihe yahagaze mu kuri, arahagarara ababwiza ukuri, avuga icyaha n'igisa nacyo. Arababwira ati mwabana b'inshiramwe, ninde wababwiye guhunga kugira ngo muhunge umujinya ugiye gutera? Ninde wababwiye guhunga? Baraje ariko bakaza bakihana,
muri abo rero bazaga kwihana harimo n'uwo mwami Herode, ngo wari warumvise ubwo butumwa ku nkombe za Yorodani, maze ubwo butumwa ngo bumucengera mu mutima. Noneho kuko yari yaramubwiye ibyerekeranye n'ukuntu agomba kwikiza Herodiya mukamwene se akamwivanaho, kuko yamubwiraga ko icyo akora ari ubusambanyi, arangije ngo umutima buri gihe ugahora umurya akibaza icyo gukora kandi yarumvise ubutumwa. Herodiya rero ararakara, Herodiya arategura bavandimwe, Herodiya arategura kugeza igihe igihanga cya Yohana gisabiwe. Yarabanje arategura, abanza kujya muri gereza. Muri gereza rero igihe Yohana yari ahari, Yohana yagize gucika intege, arangije atumaho bagenzi be, kuko Yesu yari yaramaze kuza nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Aramubwira ati none se mumumbwirire agira icyo amfasha. Ngo abigishwa bararebaga bakibaza impamvu Yohana afunze ababarira muri gereza kandi yarabaye integuza ye, yewe yaranamubatije, kuko ntabwo babyumvaga ngo bumve ukuntu umuntu wagize icyo cyubahiro cyo kubatiza Yesu ashobora kuborera kupfira muri gereza ngo ababariremo. Maze ngo baramusanga bamubwira ibyo babona, arangije Yohana ngo acika intege. Nguko gucika intege niko muri icyo gitabo hatubwira ku cyigisho cya 20 ngo ibyo bintu ngo nibyo byari inzira ya mbere Satani yari yishimiye, kuko burya Satani ikintu cya mbere yishimira nuko ducika intege. Iyo ducitse intege biramunezeza cyane. Aramutumaho aramubwira ati mugende mumumbarize ngo mbese ni wowe, ngo cyangwa dutegereze uwundi. Baragenda barabimubwira, arangije aramubwira ati umva rero nimugende mumubwire ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ibipfa amatwi birumva, bapfuye barazuka. Ati mumubwire ibyo mubonye. Ngo bagenda bumiwe bajya kubimubwira. Urumva Yohana yagize gucika intege, ariko akomezwa n'ijambo ry'ibyiringiro yari yaragize mu mutima we. Ngo bamaze kugenda bahera mu rungabangabo bibaza impamvu Yesu adatabara Yohana kandi yaramukundaga. Ariko yiyegereza abandi bigishwa bari basigaye, bari kumwe, ababwira basobanurira iby'ubwami bwe. Murabizi ko bagereye ababwira ati kandi mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Iryo ni ijambo ryari ridasobanukiye abantu bari bakiri mu mubiri. Arabaza ati ariko ubundi mwagiye hariya kuri nkombe ya Yorodani mwari mwagiye kureba yiki? Mwari mwaragiye kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Urubingo rero ruhungabanywa n'umuyaga ngo rwagereranywaga n'abakoresha b'ikoro bari aho ngaho. Bari abantu babazaga Yohana ngo bakora iki, kuko n'abantu bahungabanywaga n'umuyaga. Bari baraheze mu rungabangabo, ntibabashaga gufata icyemezo, kandi ibyo abayobozi babo bakoraga kuko bari baraguye babura ibyiringiro byo kubaha Imana, ahubwo bifatanya n'abaroma kugira nabi. Kuko iyo turebye ibintu by'ubuhanuzi uko amatorero yagiye akurikirana kuva ku itorero rya mbere kugeza ku rya 7, tugenda tubonamo akarengane kagiye kaba. Ariko iyo tubisomye neza dusanga akarengane abaroma babashije gukorera abakristo karakomejwe cyane n'abayuda gito batari barihanye. Abo bayuda gito nibo batwaraga abana b'Imana bakajya kubicisha, nibo barangaga ahantu bari. Abo rero muri icyo gihe cya Yohana nibo yari yatumiye, kubera ko mu igihe Yohana yagiraga anniversaire yari yatumiye abakomeye b'igalilaya, abatware, abasirikare, abakire, nibo bari kumwe. Abo nibo bari baramunze igihugu barakiriye, kandi harimo n'abayuda. Abayuda banze kwihana ahubwo bagambana
barwanira bene wabo. Rero Yesu yagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo ahumurize abigishwa, ababwire uburyo bagomba gukomera, kandi ababwira ko ngo ese mwagiye mu butayu kureba umuntu wambaye imyenda y'igiciro, mwagiye kureba umuntu wambaye iki? Kuko ibyanditswe muri kiriya gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose nyine kiriya cyigisho cya 22 hatubwira ko Yohana yabaye mu butayu afite imibereho yo kwicisha bugufi cyane, ariko abandi aba bayobozi mu nzego z'itorero hose bari abantu bamaze kwishyira hejuru, nta hantu bahuriye na rubanda, ahubwo bari hejuru bagambanira ubwoko bw'Imana, kandi bakifuza Mesiya kugira ngo Mesiya abashe kuza bakiza ingoma y'Abaroma. Rero Mesiya icyo yakoze yohereje integuza, niyo mpamvu mubyibuka ajya kubasezeraho bwa nyuma yarababwiye ati yewe Yerusalemu Yerusalemu wica bagutumweho. Murabizi uko yabibabwiye agiye kubasezeraho bwa nyuma, kuko abo yohereje bose bari baramaze kwicwa kandi bakicurwa gashinyaguro, kandi bagakomeza gukora imihango ivuga yuko iteguza Yesu Kristo ugiye kuza. Maze barangije rero twihuse, igihe cyarageze, Herode agira anniversaire. Amaze kugira anniversaire atumira abo bakire nk'uko nabibabwiye, abasirikare abakomeye b'i Galilaya baraza baranywa ngo barasinda. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose haravuga ngo nta kintu, ngo nta nzoga y'ubwoko na bumwe itari hari muri icyo gihe. Rero baranyweye barasinda. Bamaze gusinda, ubundi ntabwo byari byemewe yuko abagore bajya mu birori ngo babyinjiremo, mu birori biteraniyemo abagabo, ntabwo byari byemewe. Herode rero arabacunga kuko yari afite umugambi yateguye kera kandi wagombaga kugerwaho. Bari mu isindwe yohereza akana ati genda ubyine. Basinze nguko akana kabyinaga bakanezerwa bakishima, reka sinakubwira. Maze gashoje barangije baravuga ngo none se urashaka ikivuga icyo ushaka? Mwana bati reka mbanze njye kubaza mama. Agiye kumubaza aramubwira ati saba igihanga cya Yohane kumbe mwumve namwe kugira ngo umuntu ategure uwo mugambi kugeza ubwo yicisha abantu akabarangiza. Urumva icyo yashakaga umutwe wa Yohana, ariko yari yarabiteguye. Ntabwo yashakaga Yohana, yashakaga ko avaho. Arangije aramwicisha. Amaze kumwicisha baragenda, abasirikani bo bagiye kumufata bamuca umutwe. Intumwa ziragenda, abigishwa ba Yesu bajya gufata icyo gihimba, bajya kugishyingura, umubiri we bajya kuwushyingura. Bamaze kuwushyingura rero icyakurikiyeho nuko abigishwa bagiye mu rungabangabo. Ikibazo kiravuka, abayuda bagira ibibazo, baravuga ati se uriya muntu ko yaje avuga Yesu uzaza, uyu muntu akaba ataramutabaye, uyu muntu twamukurikira ngo bigende gute? Ibi bintu rero byose byari bifite icyo bivuga. Igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kubaho. Igice cya 3 nanone cy'igitabo cy'umubwiriza umurongo wa 15 naho haravuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kubaho. Ayo ni amasomo y'ibihe byose, ni amasomo abiri ari mu isomo rimwe, kandi ibyo byose namwe murabibona. Rero iyo dusomye neza tukareba uyu Yohana yari integuza ya Yesu. Yohana yari umucyo mutoya wategurizaga umucyo munini wagombaga kuza, kandi uwo mucyo warabonetse. Yohana agereranywa n'umuhanuzi, ari wo wari uhagarariye abahanuzi muri icyo gihe. Uyu munsi ni ukuvuga ngo afite icyo ashushanya. Rero Yohana agereranywa n'abana b'Imana uyu munsi bavuga bashize amanga, bagahagarara ku isi yose, bagahagarara bavuga icyaha mu izina ryacyo, bakabwira abantu bati mugorore inzira z'Uwiteka, akavuga ati nimutunganye inzira zanyu kandi nimwere imbuto
imbuto zikwiriye abihanye. Nimwige imico y'abantu bajya mu ijuru, kandi mwihane icyaha cy'ubusambanyi, mwihane icyaha n'igisa nacyo. Abo bana b'Imana bagereranywa na Yohana. Rero Herodiya agereranywa n'umugore, ni umugore nyine, ariko umugore mu buhanuzi tuzi ko agereranywa n'itorero. Uyu munsi rero Herodiya arimo arategura neza, yamaze gusengera inzoga zishyira mu bantu, maze abantu bishyira hamwe, abakomeye bose baragenda bishyira hamwe baramwegera. Noneho Herode we rero bari kumwe, ni ukuvuga ngo aramubwira ati hari ikibazo. Yarangiza Herode akaza akavuga ati ngomba kugikemura, ariko ndagikemura ijambo rivuye ku mugore wanjye, kuko uriya mwana agereranywa n'ibyo uriya mugore arimo kohereza uyu munsi. Reka mbivuge mu izina ryabyo. Iyo twitegereje tukareba ibintu uyu munsi ubupapa burimo gukora, ni ibintu bikomeye. Niyo mpamvu Yesu yavuze akavuga tumva, nimubona ibyo birimo kuba muzararame murebe hejuru. Kureba hejuru si ukureba ibicu, ahubwo kureba hejuru ni ugupfukama tugatumbira iyo ngiyo yo kuturwanirira yonyine. Maze rero ni ukuvuga ngo ubupapa bwamaze gufata ibihugu byose, burabwiyegereza rwose. Ibihugu byose biraza, ikintu cyose kigomba gutungana ariko cyageze mu bupapa. Amaze gufata rero abayobozi b'ibihugu byose, noneho afata abayobozi b'amadini arabiyegereza, arangije abatuma bagenzi babo, arababwira tumva, mwebwe nimugende mubabwire ko icyo dushaka ari ubutumwa bw'amahoro. Nimugende mubabwire yuko twebwe dushaka amahoro ku isi, dushaka ubumwe. Ubugorozi bwararangiye, biriya bintu byo guhakana byateranyaga abantu. None uyu munsi turashaka kwiyunga tukaba umwe. Herode arimo aregeranya ibitekerezo bye, yamaze kubishyira mu bantu. Noneho rero ibyo tubona birimo kudukinira, akana k'agakobwa k'akangavu kari gusohoka kagakina. Uyu munsi ukajya ukumva ngo icyorezo cyateye aha n'aha. Ubwo cyateye aha n'aha, abantu nibahere mu nzu. Icyorezo cyateye ibunaka, abantu nibahere mu nzu. Ubukene bwishe abantu, uburwayi bwishe abantu, abantu bararira amanywa nijoro, abantu barataka impande zose. Intambara, umukino barimo kuwureba. Ari abo bayobozi b'amadini n'abo bayobozi b'ibihugu, imikino barimo kuwureba. Uwo mukino umukobwa arimo gukina, ariko nta kintu bashobora kubikoraho, kuko Yohana bamuciye umutwe. Abari bari aho bose nta n'umwe wigeze agira icyo abivugaho. Muri icyo gitabo haranditswe ngo abo bantu bose bari bahari, batagize icyo bakora, ntibagira icyo bavuga, bazitwa abagambanyi, biswa abagambanyi. Mu rubanza bazaba bameze nk'aho bafashije Herodiya kwica Yohana. Niyo mpamvu rero aba basirikare bagaragara ahangaha uyu munsi, ikintu cyose kibaye ni ukwitabaza abasirikare n'abapolisi kugira ngo babashe guhagarara aho batumwe. Ariko ntabwo bagenda bagiye gukemura ikibazo, kuko ikibazo nabo kirabarenze. Ariko Herode kuko yasinze atabasha gufata ibyemezo, yamaze kugotomera, akaba arimo kuzengera. Ubu ikigiye gukurikiraho ni ugusaba igihanga cya Yohana. Ubu ntiturimo kubibona ubu, ariko biri hafi. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba kubitekerezaho, bikava mu magambo bikajya mu bikorwa. Ubwiriza wese agahindura ibintu, umuririmbyi uririmba akahindura ibintu. Ibintu byose byarahindutse, usenga agahindura ibintu. Iyo dusomye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ku cyigisho cya 49 kuri paji iheruka, hatubwira ibyerekeranye n'umwamikazi Esiteri. Noneho hakavuga ngo abasenga Imana uyu munsi baboneka nka Morodekayi ku marembo
marembo y'ibwami, ngo niko babonwa, bagomba gusuzugurwa kandi bagomba gushyirirwaho itegeko ryo kugirirwa nabi. Uyu munsi ntimubasha kubibona ariko biri hafi. Niba muzasoma igitabo cyo mu Intambara Ikomeye icyigisho cya 17, haravuga ngo iyo abayobozi b'abayuda baba baritaye mu gutegereza Mesiya neza, baba baraburiye abantu bakababwira ibigenda kuba, kandi ngo ibi byago byose byagiye bitera iyo baza kubana n'Imana neza, kuko aribo bari barahawe amasezerano. Ni ukuri ngo bari kugenda baburira abantu. Icyigisho cya 7 kivuga iby'ibimenyetso byabonetse i Lisbon. Ibyo bimenyetso kiriya gishyitsi cyabaye, bavuze ibihugu cyangije, harimo Ubufaransa, harimo Ubwongereza, harimo Amerika, harimo Maroc, harimo byose barabivuze. Ibihugu byagiye bega bikorwa n'uwo mutingito mu buryo bukabije, ngo ku buryo hapfuye abantu benshi cyane. Ariko ikintu kirimo gitangaje muzagisome, havuga none ikibazo cyabonetse cy'igikuta cyari cyubatse ahantu hamwe ku mazi, noneho igihe igishyitsi cyabaga baragenda bakikomezaho. Bamaze kukikomezaho rero, none ngo cyari cyaratanzweho amafaranga menshi, cyari cyubatswe na marble, kimeze neza, bakikomezaho bagira ngo hari icyo bizabamarira, ariko ntawe byigeze bigira icyo bimarira. Uwo murwa, ngo uwo mudugudu wegereye, ngira ngo ni Maroc na Nigeria, wararimbutse neza, urarangira, wararimbutse urarangira, urarigita ntibigera hari uko ku muntu n'umwe. Ngo kandi hari hatuye abantu hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100, ako kaji kose kararigita. Ngo noneho abantu ngo barirukaga bakavuga ngo ni imperuka, bakagenda icyo gihe ngo bakajya mu Biriziya, bakagenda bagahobera za ritari, bagahobera amashusho, bagahobera ibindi bintu bazi ko biri bubatabare, bagahobera abapadiri babo, ariko ibyo bintu byose byarimbukanye nabo. Nta muntu n'umwe byigeze bikiza muri kiriya gihe. Sinzi akabazo kari kabaye, niba kavuyemo simbizi. Yego turakumva. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe ngo nta muntu n'umwe wabashaga kurira, ngo kuko agahinda n'umubabaro byari bihari, ngo byari birenze amarira ntiyabashaga kuza. Mwumve namwe agahinda n'umubabaro kageze ubwo umuntu atabasha no kurira, kubera ko cyari kibategereje cyari ukurimbuka gusa. Hagiye haboneka ibimenyetso byinshi biboneka ku zuba no ku kwezi. Ibyo bintu byarakurikiranye, ariko nta wigeze ahaguruka ngo aburire abantu, kuko ibyo byose byabaye nyuma ya Kristo, ariko nta wahagurutse ngo aburire abantu. Iyo dusomye tukareba mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, tuhabona ukuntu ibintu byari byaravuzwe kuva kera. Yesu yari yarababwiye, ariko arababwira ati muzite ku bimenyetso. Matayo igice cya 24, bagombaga kwita ku bimenyetso byari bihari. Ariko birangiye noneho, aho kugira ngo bite ku bimenyetso bajya mu by'inyungu zabo. Uyu munsi natwe izo nyungu nizo turimo. Ahangaha kuri page 279 mu gitabo cyo mu Ntambara Ikomeye, muzahisomere neza, havuga yuko abantu bahushije intego, bakavuga bati muri icyo gihe abatambyi, abari babungirije bose babaga bibereye mu gushaka kurwanira imyanya, kubaka ibigezweho gusa, kuzana abantu mu rusengero rwabo bafite amafaranga, aho kugira ngo baburire abantu, babe ku mavi baburire abantu ibyenda kubaho.
ibyo ntabyo bigeze bababwira. Noneho hari amagambo nasomye ajya mbabaza mu gice cya mbere cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, havuga ko hari umugabo wamaze imyaka 7 ijoro n'amanywa aririra Yerusalemu yuko igiye kurimbuka, ababwira ibigiye kubaho, ababwira ngo ntibahunge. Noneho barangije aho kugira ngo bumve biranga, ariko nawe igihe Yerusalemu yarimbukaga nawe yaguyemo, nawe ntabwo yigeze ahunga. Yabaye nk'aho inzoka yakwigisha inyoni kuguruka, hanyuma ya nzoka iramutse ibishoboye, inyoni igasigara hehe? Hasi. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo byari gushoboka. Ntabwo inzoka ishobora kwigisha inyoni kuguruka, n'inyoni ntiyakwigisha inzoka kugendera hasi. Ni ukuvuga rero ngo yagombaga kuvuga nawe ibyo abasha gukora, ariko nawe yaguye muri Yerusalemu ubwo yarimbukaga. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo ari ababwiriza bagomba kwitonda ibintu bigahinduka, ari n'abaririmbyi, ari n'ugira icyo ukora. Namwe muvunika muri ahangaha mugahindura ibintu byose, mukera imbuto zikwiriye abihanye, mukirinda, mukiyeza, mukihana, mugatunganya inzira z'Uwiteka, buri musozi wose ukaringanizwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero tugarutse hahandi aho nari mbabwiye ku mikino y'umukobwa arimo kudukinira, ariko ba bantu bari mu rwego rwo hejuru ntibagire icyo babikoraho. Imikino irakomeje, ariko niba mwarize ibyerekeranye n'igikeri, burya igikeri ukuntu kimera imibereho yacyo, ugifashe ukakijugunya imbere yawe, ntabwo kireba imbere gikomeza kureba imbere, ahubwo kirahindukira kikareba inyuma, kikajya kureba aho ibintu bigeze, ukijugunya uwo ari we. Rero aba bantu bari gukora ibintu neza kuri gahunda, bo bakavuga batoke ubu korona yagabanutse, covid yagabanutse, none mube mukuyemo udupfukamunwa. Ejo hakaza ikindi, hariya hakaba hateye intambara, hariya hakaba hateye inzara, noneho bigasa nk'ahaje agahenge nk'umunsi umwe cyangwa 2, nyuma hakaza ibindi biteye ubwoba. Niyo mpamvu Yesaya yaravuze yuzuye umwuka wera ati, abafite amatwi yumva bazayatega, n'abafite amaso areba bazareba. Ntabwo Imana yigeze iduheza mu rujijo rw'ibi bintu birimo kubaho. Iyo dusomye muri icyo gice nababwiye cyo mu igitabo cy'abahanuzi n'abami ku cyigisho cya 39 apaji iheruka, haravuga ngo abana b'Imana ntabwo bigeze bahezwa mu rujijo mu bizababaho. Reka hari mpasome. Akarengane kazakorerwa abana b'Imana, reka mpasome mwumve. Satani ni paje 308 ku bafite igitoya, ariko abafite icyongereza n'igifaransa mwareba igitabo cya 49 icyigisho cya 49. Haravuga hati, Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi, bajye inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizifatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. Abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazaba batoteza, bafatanya, bacurire ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni, kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari. Abantu bazatera rubanda kubahagurukira ku buryo bazabona ko ibyago barimo kunyuramo bitewe n'abari abantu basenga, bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Hano harakomeza havuga ngo nyamara abubaha Imana
ntibashobora kwemera gahunda y'iki tegeko ryo mu mategeko 10 y'Imana. Kuri ubu munyumve neza abana b'Imana, mukurikira aka kantu ngo kuri ubu, ngo kuri uru rubuga niho hazarwanirwa urugamba rukomeye ruheruka mu ntambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Nyamara ku byerekeye iki kibazo ntabwo twigeze duhezwa mu gushidikanya nk'uko byagenze mu gihe cya Esiteri na Morodekayi. No muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe kandi arengere n'ubwoko bwe. Haleluya! Ibyo zabikora. Ariko rero niba zabikora, wowe ukwiye gukora iki? Cyugomba gukora muri iyi minsi ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda guhera mu rungabangabo. Niba ubona abaherode bahagurutse, ukabona abaherodiya barimbanije kuko bo bamaze gutegura, ariko abaherode ubu ntibafite icyo bagomba gukora. Ahubwo ikibabaje ni bariya abayuda bahagaze aho batagombye guhagarara, ahubwo uyu munsi bakaba barimo bifatanya n'abaherode n'abaherodiya mwisindwe bagasinda. Bana b'Imana, nagira ngo mbasaba uyu munsi buri wese abitekerezaho ku giti cye, kuko ibyo tubona ubu ijambo ry'Imana nk'uko nari babwiye mu Mubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9 ngo ibyo bari byo bizongera kubaho bizaba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igitabo cy'intambara ikomeye igice cya 1 ngo ibyabaye ku kurimbuka kwa Yerusalemu ngo ni gato cyane ugereranije n'ibizaba. Bavandimwe, bariye imikandara. Ibaze uyu munsi waguha umukandara ngo uwurye. Bari imikandara, bari inkweto zabo z'amasandari. Umugore yarabyaraga, muzi umugore wabyaye ukuntu aba ameze. Umugabo yatanguranwaga n'umugore w'iyanyuma kugira ngo abashe kuyirya. Nta rukundo rwari ruhari, buri muntu wese yirwanagaho. Niho narindi musoma rero no muri kiriya gihe cyo muri 1755 mu gihe cya kiriya gishyitsi kiri Lisbonne, naho baravuze ngo buri muntu wese muri kiriya gihe yirwanagaho kandi kurokoka byari bigoye, nta byiringiro byo kubaho bari bafite. Niyo mpamvu uyu munsi ugomba kubitekereza ukavuga utari ko se uyu munsi igiye we mpagaze he? Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo icyama nkarangurura ngahimbaza umwami wanjye, nkabivuga buri muntu wese ahari akabasha kubyumva. Ahari uyu munsi we ntubasha kubyumva, ariko niba wabyumvaga ugakurikiza icyo Yohana yakoze, nongeye kukwibutsa ko Yohana yari umwana wo mu batambyi. Nta nzara yari afite, ntiyarabuze ibyo kwambara, ariko yahisemo kumvira Imana ajya mu butayu. Mu butayu Imana irahamusanga imuha imbaraga. Yambaraga yabashije gutuma akomera ari no muri gereza. Niyo mpamvu ugomba kubyibazaho neza. Uyu munsi abantu bari mu itorero nta tandukaniro barimo kugaragaza. Nasomye amagambo aboneka mu gitabo kitwa Umurimo wa Gikristo uvuga ngo reka ndebe ko nyibuka neza, avuga ibyerekeranye n'ukuntu turi abashyushya rugamba. Haravuga ngo ni page 56 ni ku ni umutwe uvuga ngo kuko amapaje y'ibi bitabo ntabwo ahura kubera igihe bagenda babisohorera. Ni icyigisho cya 3 kivuga iby'imiterere y'abagize ubwoko bw'Imana. Hano haravuga ngo benshi biyita abakristo ni abashyushya rugamba gusa, banze impano imwe rukumbi yari kubashoboza kubaha Kristo kubwo kumuhagararira mu isi. Umurimo w'Umwuka Wera nizaduka kuri bo ntibakurikiza ijambo ry'Imana, basa n'abadasobanukiwe amahame y'ijuru atandukanya abafatanije na Kristo n'abafatanije n'isi. Abavuga ko ari abayoboke ba Kristo ntibakiri ubwoko bw'umwihariko kandi bwatandukanye n'isi. Umurongo ubatandukanya n'isi ntukigaragara. Bayoboka isi mu bikorwa byayo, imigenzo yayo no kwikubiraho kwayo. Itorero ryasanze isi mu kwica amategeko, mu gihe isi
yagombaga gusanga itorero mu kumvira amategeko. Uko bukeye niko itorero ryihashanisha n'isi. Uko bukeye hano hakongera akavuga ngo kuri ubu ubwoko bwiyitirira kuba ububiko bw'amategeko y'Imana buri mu kaga nkako. Bishonyagiza ubwabo bavuga ko agaciro baha amategeko y'Imana kazabakingira imbaraga y'ubutabera bw'Imana. Banga gucyahirwa ibibi kandi bakarega abagaragu b'Imana ko bagaragaza ishyaka ryinshi mu kurandura icyaha aho ngo banga gucyahirwa ikibi kandi bakarega abagaragu b'Imana ko bagaragaza ishyaka ryinshi mu kurandura icyaha aho bakambitse. Imana yanga icyaha, irahamagarira abavuga ko bitondera amategeko yayo kwitandukanya no gukiranirwa kose. Kwirengagiza, kwihana no kumvira ijambo ry'Imana bizakururira ubwoko bw'Imana bw'iki gihe ingaruka zikomeye nka za zindi zadutse kuri Isiraheli ya kera ubwo yakoraga icyaha nk'icyo. Hariho urubibi ntarengwa aho Imana izagera ntiyongere kwihanganira kurazika imanza zayo. Niyo mpamvu bavandimwe, uyu munsi ukwiye kubitekereza bikitwa none. Uyu munsi nta muntu w'iki gihe ushaka gucyahwa. Niyo umucyashye akubwira ko abizi yabivukiyemo kandi nta kizamubuza gutaha. Ariko aho dutaha ni ukuvuga ngo aho ngaho naho Imana yaduteguriye ariko hazima. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba kubitekerezaho. Iyo somye amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Événements de dernier jour ku kagingo ka 186, hari ahandi gakomeza gahera ku 185, haravuga ngo umwami Yesu azahora n'ubwoko bwatoranijwe kumukorera. Igihe abayuda bangaga Kristo, igikomangoma cy'ubugingo yabambuye ubwami bw'Imana abuha abanyamahanga. Imana izakomeza gukoresha iryo hame mu mashami yayo y'umurimo wayo. Iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, umwanya ryaba ririmo uwo ari wo wose, uko ihamagarwa ryaryo ryaba rikomeye kandi ryera kose, ntishobora gukomeza gukorana naryo. Itoranya abandi kugira ngo bikorezwe inshingano z'agaciro gakomeye, ariko abana bo iyo batijejeho ibikorwa bibi byo mu mibereho yabo, iyo batigenzurishije amahame yo kwera no gukiranuka, icyo gihe Uwiteka bahana yihanukiriye kandi akabacisha bugufi, batakwihana akabakura ku murimo akabavuma. Tubona Imana nta kintu itigeze ivuga ibwira ubwoko bwayo, yababwiye kwihana bigishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi ugomba kuvuga uti mbese jyewe mpagaze hehe? Abaririmbyi bararirimba nk'uko baririmbaga, ababwiriza bakabwiriza nk'uko baririmbaga, inzangano ziracyari za zindi, ubusambanyi buracyari bwa bundi, kwica igihe biracyari bya bindi, ikintu cyose kiracyari cya kindi, nta na kimwe cyahindutse, ahubwo turahora mu mihango y'urudaca. Yohana ni icyitegererezo cy'ababwiriza b'ukuri, Herodiya ni itorero ry'ubugambanyi. Hanyuma uyu mugabo Herode agereranywa n'abategeka b'iki gihe batabasha gufata imyanzuro mu bihe bikwiye kandi ntibazabishobora, kuko Herode yarimo arategura kandi umuteguro umaze igihe, kuko Herode yari yaranze Yohana igihe kirekire. Niyo mpamvu uyu mwanya ugomba kwitandukanya n'ibintu byose bikubuza gutera intambwe ngo ugende. Amajwi y'abantu bumva ukayihorera, ukajya ku mavi ugasenga Imana. Imana izakuyobora mu rugendo, Imana izagufasha mu rugo rwawe, Imana izagufasha ku mubiri wawe, Imana izagufasha kuri kimwe cyose. Ni Imana itabesha, ni Imana itari ikigirwamana. Niyo mpamvu uyu mwanya
saba Imana yo mu ijuru ngo ikugirire neza, ikurebe neza, iguhe guca bugufi, uvuga uti ndaje ukundi, ndashaka kwera imbuto zikwiriye abihannye. Usenga Imana ubikuye ku mutima kandi ntabwo izaguhana. Uyu munsi ugomba gukora nkaho ejo bitazaba bishoboka. Uyu munsi ejo mushobora kutazabasha kongera kumpamagara, n'iyi mirongo ishobora gucika, n'ibindi byose, kuko ntabwo mwigeze mubona aya magambo mporanyasubiramo ngo ni ryari mwigeze mubona indege zihagarara rimwe ntizongere guhaguruka ngo zigende. Ariko byarabaye mubireba, ariko uyu munsi kubera kubasha kugenda twamaze kubyibagirwa. Uyu munsi haracyari ibyiringiro ko ushobora gutabarwa biturutse ku Mana. Imana ikugirire neza muvandimwe, Imana ikwibutse bya bindi byose, aho wanyuze, ibyo wakoze, uko wagenze, maze uvuga utumva ngomba kugurura inzira z'Uwiteka bikitwa none. Nuba ku mavi, Imana izakubwira igikurikiraho kugira ngo ubashe guhangana n'ibikurwanya, ariko atari wowe, ahubwo ari imbaraga y'Imana. Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, iguhe kugorora inzira z'Uwiteka, iguhe gutunganya inzira z'Uwiteka, kandi iguhe imbaraga yo kurara mukareba hejuru ukiringira uwatwitangiye i Karuvari. Nibyo ngusabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen and amen and amen. Imana ishimwe cyane. Inzira y'Uwiteka